Imbuto n'imboga. Imbuto n'imboga ukunda kumva kenshi bavuga ko arizo ugomba kwibandaho mu mirire yawe ya buri munsi. Impamvu ni uko muri iki gihe usanga ibintu byinshi turya byongerwamo ibindi bishobora kwangiza umubiri. Kurya imbuto n'imboga bihagije bifasha gusukura umubiri ndetse bikakurinda indwara zugarije isi muri iki gihe. Reka turebere hamwe urutonde rw'imbuto n'imboga ugomba kwibandaho mu mirire yawe ya buri munsi. Ku rutonde rw'imboga n'imbuto ugomba kwibandaho mu mirire yawe ya buri munsi harimo pome cyangwa apples. Pome imwe ku munsi ikurinda kugana kwa muganga kuko urubuto rwa pome hari imvugo yerekana ko rumwe ku munsi rukurinda kurwara. 1 apple a day keeps the doctor away. Pome ni rumwe mu mbuto z'ingenzi kuko zibonekamo flavonoids kandi igifasha mu kurinda ko umubiri wabika isukari udakeneye uyihinduyemo ibinure ahubwo ukayisohora mu mubiri. Imbuto za pome zibonekamo kandi pectin, ubwoko bwa fibre bufasha mu kugabanya ibipimo by'ibinure mu maraso. Umubare wa pome byibuze warya ku munsi imwe yonyine ku munsi ibihagije. Ku rutonde rw'imbuto n'imboga ugomba kwibandaho mu mirire ya buri munsi harimo blueberries. Inkeri z'ubururu cyangwa blueberries zuzuyemo ibisukura n'ibisohora uburozi mu mubiri byinshi cyane bizwi nka antioxidant. Blueberries zifite ubushobozi kandi bwo kurinda indwara nyinshi cyane kurusha izindi mbuto cyangwa imboga. Izi nkeri zirimo pigment ituma zisa ubururu, ifite ubushobozi bwo kurinda indwara z'umutima, kanseri, kutabona bitewe n'izabukuru ndetse no kugenda wibagirwa cyane. Agace k'agakombe ni ukuvuga mililitiro 125 kaba gahagije ku munsi kuko kaba akangana n'imbuto n'imboga zose ukeneye ku munsi. Ku rutonde rw'imbuto n'imboga ugomba kwibandaho mu mirire ya buri munsi harimo ibishyimbo. Ibishyimbo bifite intungamubiri zikenerwa cyane bityo ni ngombwa kubirya buri munsi. Ibishyimbo cyane cyane bitukura ni ingenzi cyane mu mikorere myiza y'umutima. Ibishyimbo bikungahaye kuri fibre kandi zifasha mu gukura mu mubiri cholesterol mbi mbere y'uko itangira kwinjira mu mijyana y'amaraso. Ibishyimbo kandi bikize ku butare bufasha umubiri kubona amaraso ahagije muri wo. Miligarama 200 ku munsi zirahagije kuko zingana n'inyama n'ibindi bizokomokaho wakenera. Ikintu kimwe wamenya nuko nubwo ibishyimbo bibonekamo proteine kurenza ibindi bihingwa byose, izi proteine ntiziba zuzuye. Ni ngombwa kurya ibindi byunganira ibishyimbo nk'umuceri kugira ngo ubone proteine zuzuye. Ku rutonde rw'imbuto n'imboga ugomba kwibandaho ku mirire yawe mu mirire yawe ya buri munsi harimo imineke. Imineke ni zimwe mu mbuto z'ingenzi kuko ikungahaye kuri potassium zifasha mu kugabanya umuvuduko w'amaraso mu mubiri. Mu mineke habamo kandi amasukari y'ingenzi afasha mu mikorere myiza y'umubiri, bityo imineke 2 ku munsi ibihagije cyangwa se ugafata imineke mito 3. Ku rutonde rw'imbuto n'imboga ugomba kwibandaho mu mirire ya buri munsi harimo yogurt cyangwa yawurute. Yawurute zirimo bagiteri zirinda ubwoko bwa bagiteri mbi mu rwungano ngogozi kandi yawurute zikize cyane kuri bagiteri zifitiye akamaro umubiri zitwa probiotics. Izi bagiteri zirinda ko bagiteri mbi izakwiyongera cyane cyane mu rwungano ngogozi kandi yawurute ni isoko nziza ya calcium ifasha mu gukomeza amagufa. Kunywa yogurt birinda indwara z'amara, udusebe ku gifu, ubwandu bw'umuyoboro w'inkari ndetse n'indwara zibasira ubwambure bw'umugore cyane cyane izituruka ku miyege.
kunywa mililitiro 200 za yawurute birahagije ku munsi, ukibanda ariko ku zitabonekamo ibinure cyangwa se izo byagabanyijwemo. Ku rutonde rw'imboga n'imbuto ugomba kwibandaho mu mirire ya buri munsi harimo tungurusumu. Tungurusumu zifite ubushobozi bwo kurwanya bakteri, imiyege ndetse na virusi. Ikinyabutabire cya sulfure kiboneka muri tungurusumu nicyo kizifasha kugira ubushobozi bwo kurwanya indwara nyinshi zitandukanye harimo n'iz'umutima. Tungurusumu imwe ku munsi ibihagije, ariko uduce 6 twa tungurusumu ubashije kudufata mu cyumweru byagufasha kwirinda kanseri zinyuranye harimo iya prostate ifata abagabo, kubabara mu gifu ndetse n'amara, ndetse no kubabara mu gifu n'amara. Ku rutonde rw'imbuto n'imboga ugomba kwibandaho mu mirire ya buri munsi harimo amacunga. Ubusanzwe amacunga ni isoko nziza ya vitamine C, flavonoids ndetse na potassium, byose nkenerwa ku munsi. Amacunga abonekamo kandi ikinyabutabire cyitwa hesperidine, iki gifasha mu kugabanya cholesterol mu maraso. Kurya amacunga 2 ku munsi biba bihagije, ariko ku barwayi b'indwara z'igifu si byiza kurya amacunga cyane kuko abamo aside nyinshi ishobora kongera uburibwe mu gifu. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya, natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kandi subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ningenzi cyane, bityo ubaye haricyo wifuza kutubaza, haricyo wifuza kudusobanuza cyangwa haricyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukore share ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro amagara n'ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.